Muraho mwese ndabasuhuje cyane. Ni kuri Eugenie Family, amazina ni Haritegeko Eugenie. Nkuko mubizi kuri Eugenie Family hanyuraho iby'umubiri, iby'ubwenge n'ijambo ry'Imana. Uyu mwanya rero no kwiga ijambo ry'Imana. Mbere yo kuryiga reka tubanze dusenge. Turagushimye Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye uburyo uri Imana ikiranuka, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tukwishyize imbere, tugusabye imbabazi z'ibyaha byacu, amafuti, ibicumuro, utwakire nk'abana bawe. Ndetse tugushyize imbere ijambo ryawe tugiye kwiga, kugira ngo umwana wawe wese uzaribyumva, Umwuka Wera azarimusobanurire mu izina rya Yesu. Amen. Amagambo tugiye kurebana ari mu gitabo cya Yohana, igice cyaho cya 11. Ndagenda mvuga mu ncamakeya, noneho dukomezanye. Kuvuga ngo guhera ku murongo wa mbere batubwira ko hariho umugabo witwaga Rizura wari urwaye arembye. Ndetse batubwira yuko Rizura yari mwene se wa Mariya ndetse na Marita. Mariya uwo nguwo ni wa wundi wahanaguje amavuta Yesu ibirenge, wasize amavuta ibirenge bya Yesu, akanahanaguza umusatsi we. Rizura rero yararwaye araremba kugeza igihe apfuye. Ntabwo Yesu yavugaga gusinzira kw'ibitotsi nk'uko abigishwa be babyumvaga, ahubwo yarabasobanurira, aravuga ati we yapfuye, Rizura yapfuye, muze tujyeyo. Baragenda, bagezeyo, ntabwo bagezeyo, ahubwo Marita yamenye ko Yesu aje, yihutira kumusanganira. Yihutiye kumusanganira, Marita abwira Yesu ati mwigisha, iyo uza kuba hafi musaza wanjye ntago aba yapfuye. Ariko Yesu akomeza nyine kumuhumuriza, amubwira yuko Rizura nyine asinziriye. Marita yahise nawe atuma kuri Mariya, kuko Mariya yari yasigaranye n'abayuda bari aho ngaho bari kumuhoza. Noneho ngo Mariya yumvise yuko Yesu yaje, ahita yihuta, asohoka yihuta ngo abayuda nabo ngo bamusohokaho, barihutana, baragiye basanga Yesu aho yari ari na Marita. Ku murongo waho wa 33 batubwira yuko ngo Mariya ngo yahise agaragaza umubabaro, ararira, ndetse ngo n'abayuda bari kumwe nabo ngo nabo bari kurira. Ngo nuko Yesu ngo ashenguka umutima, ndetse ngo yitsa umutima, agaragaza umubabaro. Ku murongo wa 35 w'icyo gice cya 11 baratubwira ngo Yesu ararira. Niwo murongo muto muri Bibiliya. Yohana igice cya 11 murongo wa 35 niwo murongo muto cyane ngo Yesu ararira. Yesu nawe abarariza, arizwa n'inshuti ye Rizura. Nuko barakomezanya, ahabwa ati munjyane aho Rizura ashyinguye. Marita ati rwose mwigishwa, amaze iminsi 4 mu gituro, ubu rwose aranuka. Ariko ko Yesu yari abitegetse, bamujyanayo, arabwira ati mukureho igitare. Bakomeza bamubwira ukuntu anuka, bakuraho igitare. Bamaze gukuraho igitare, wari uzingazingiye mu myenda arasohoka, ndetse ngo yari azingiyemwe n'igitambaro mu maso. Arababwira ati ni mu muhambure. Murakoze cyane abantu tubanye kwiri ijambo ry'Imana. Aya magambo afitemo imbaraga cyane. Nshobora kukubwira nawe ngo Bireke Binuke. Ni ukuvuga ngo Yesu yirengagije ko inshuti ye yapfuye. Baramushyingura umunsi wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, umunsi wa kane, kugira ngo Yesu agaragaze imirimo y'Imana. Nibwo yagiye kwa Rizura, ndetse ahageze yarategetse, aravuga ku murongo wa 43 ati Rizura sohoka. Rizura nibwo yavuye mu gituro, araza ari muzima. Yesu rero natwe ibyacu muri ubu buzima hari igihe ajya byirengagiza nk'utabibonye, akatureka imibabaro ikatugeraho,
ibyago bikatugeraho, abana bacu bagapfa, ibyacu bigapfa, ingorane zikatuba hari nyinshi cyane. Nubwo Yesu ataza ngo abizure nk'uko twabonye Lazaro yagiye akamubwira ati zuka, ariko hari ubundi buryo Imana ijya iduha, ikaduha n'andi mahirwe. Kuko umuntu wese yitekereje akareba imibereho wese yabayemo, hari ibintu yagiye ahura nabyo bibi ndetse byamushenguye umutima, ariko nyuma yaho ubuzima bwarakomeje. Amara umwaka umwe, abona 10, 20, 30, 40, 50, ndetse harimo n'abarama bakarenza 100. Ni ukuvuga ngo rero ubwo buzima bwose wagiye ubamo, bimwe biragenda bigatakara ugasingira ibiri imbere, nabyo bikatakara ugasingira ibiri imbere. Bireke binuke. Yesu ajya ategeka akavuga ati sohoka Lazaro, sohoka, ibyawe byatakaye bigaruke mu izina rya Yesu. Ubona ibindi bishya, ubundi buzima bushya, imibereho mishya, ubukristo bushya, ubuzima bushya. Imana itugire neza kandi duhe kuzura ibyacu, umutima wacu. Igihe Satani yawujyanye kure ukarorongotana, iwuzure, iwugarure mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Bye bye.